Bamembye izina nyine ngo nitwa Kinyosi Melody. Kinyosi Melody niryo zina bamembye nanga. Za modoka nyine zaje turazisyagaho cyangwa abaturage bakagurikira ku kwikorera imizigo nyine ukabona yo kurya. Banzize urumogi. Nari ngiye kubaza niba kaganje warakamweye none kumbe warakamweye. Kumbe na kaganje waragacomaga. Na nimero ya telefone yara mana yanjye. Ubwo igare rya gutunga. Igare rya gutunga kuko abaritunga abaritunze no ku muhanda ni benshi. Reka tubasuhuza inshuti bakundwa bene data mudukurikira mwebwe kuri Iron TV aho muri hirya no hino mu bihugu bitandukanye ku migabane igize iyi si yacu. Hanyuma turashimira Imana kuko yongeye kutwemera kugaruka imbere yanyu kugira ngo dukomeze gufashanya mu birebana n'agakiza, dukomeze kubakana haba mu ruhande rw'ubugingo ndetse no mu ruhande rw'umubiri. Uyu mwanya rero aha mutubona nago hari hasanzwe, ngira ngo n'ubwa mbere mutubonye aha turaho bita mwizindiro aho bita ku nkuge y'amahoro. Rero nkuko bisanzwe murabizi ko umurimo wacu no kugenda twamamaza ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana, kandi ibyo byose bigomba kugendana mu mwuka ndetse no mu mubiri, kuko umunwa uvuge ariko n'imirimo nayo iboneka. Akaba ariyo mpamvu twageze kuri uyu mwene data murimo murareba turi kumwe na Mama Karabo. Reka banza nabasuhuza nawe. Nabasuhuje mu izina rya Yesu. Ni muri cya kiganiro dusengane. Imana ibaha umugisha. Mu kiganiro dusengane aho twakoze ikiganiro kirebana no gusenga gushingiye ku mirimo, umuntu wese wamenye Imana agomba no gukorera Imana. Hanyuma turi kuri umwe n'uyu mwene data aho twaje gukorana ikiganiro ku buzima bayemo, hahandi tubaza ngo se babayeho bate, kuko agakiza kagomba kuba kari kumwe n'ibikorwa nibyo byiza. Rero twaje murabona namwe ahantu ari nahangaha tumusanze ni haryamye, ntago byoroshye ariko kubera Imana ibintu byose biroroha. Reka nawe tumuhe atwibwire, namara kutwibwira hanyuma dukorana akaganira umwanya mutoya, hanyuma tumubaze uko abayeho. Ku muntu wese udukurikiye wiyemeje gukorera Imana kandi ushoboye gusenga agakora n'ibikorwa, hanyuma nawe agira icyo akora kuri uyu mwene data. Uraho neza? Yego murakoze. Nitwa Iradukunda Patrick. Iradukunda Patrick. Witwa Iradukunda Patrick. Patrick, umeze ute? tuje kukureba tugusanze ahangaha kandi biragaragara. Ese ahangaha niho uba, ahangaha niho urara, bimeze bite? Aha niho ndara nyine, ni nkaho ariho mu rugo kuko nanjye ariho mfite mba nakengeka. Okay, ahangaha niho uryama? Aha turi kureba ahangaha ku muhanda kuri iki kintu kimeze gutya muri ibitaka? Niho ndara rwose kuko nanjye nakongera mfite nabigenza. Hanyuma Patrick, uba hehe? Iwanyu ni hehe? Kavukire? Ese kavukire yawe ni n'ahangaha? Kavukire yawe ni hehe? Kavukire yanjye ni n'aha, nuko papa nyine nasigaranye na papa wenyine, mama we yarapfuye, nanjye bahise bamfunga mu kigo ngororamuco rehabilitation ya Nyamagabe. Mfunguwe nsanga papa nawe uba muri kino nago aba muri Kigali, ngo nigwita kwita nisanga ku muhanda, nisanga nyine ndara hano mwansanze. Iwanyu ni Nyamagabe? Oya, nawe baramfungiye. Iwanyu ni n'ahangaha? Baramfungiye nyine mu kigo nyine ngororamuco rehabilitation Nyamagabe. Hanyuma umaze gufungura urusanga papa wanyu yaragiye? Nsanga yaragiye naga kibarizwe na. Ubu se ufite imyaka ingahe? Imyaka 19. None se ayo mfite ejo muri nagiye kuyifata barambwira ngo nago ngo ndi mwiranga bimerere leta numva gutyo. Ni ukuvuga ngo ntabwo urafata indangamuntu. Hanyuma se waba warigeze ugera mu mashuri? Nagarukiye mu wa kane. Umaze igihe kingana iki amashuri yaparitse? Yasije nk'imyaka igera muri 7. Ni myinshi wari ukiri mutoya. Hanyuma se mama wawe wariho? Mama wanjye ntaho ubaho. nawe yarapfuye.
iyi mama we ngo yarapfuye. ubu ni ukuvuga ngo wibereyeho gutya gusa ugenda ushakisha ubuzima, uryama ku muhanda. Hanyuma rero Patrick, turi abakozi b'Imana, tuvuga ubutumwa bwiza, hanyuma tugenda tubwira abantu ko Yesu agiye kugaruka, twabwira ko bakwiye kumwitegura ko yaje mu isi akabapfira akamena amaraso y'igiciro cyinshi kugira ngo abamwizera bazahabwe ubugingo buhoraho. Kandi si ubugingo gusa, n'iyo umaze kumwizera nyuma yaho n'ubuzima burahinduka, ubuzima ubayemo bugakurwaho, kuko najye uri kukubwira gutya nabaye mu buruta ubu ngubu wowe urimo. Naryamaga naharuta aha ngaha, ariko kubwo kwizera Yesu nkamwemera akaza mu bugingo bwanjye, urabona ko yampinduriye ubuzima kandi mbayeho neza rwose. Rero turi aha ngaha tuganira, ariko tukuzanira Yesu ngo nawe umwakire Yesu umwami n'umukiza, hanyuma n'ubuzima bwawe buhinduke. Ariko icya mbere gitumye tuganira ni iki ngiki kirebana n'ubuzima bwawe urimo, hanyuma Yesu nawe yiteguye kandi kukwakira n'umwemerera, sibyo? None utubwiye ko iwanyu ari n'aha ngaha, ukaba ugize abaturage ba hano barakuzi? baranza abaturage b'inaha bose nta n'umwe utanzi. Nta n'umwe utakuzi? Sibye ko nyine bamembye izina nyine ngo nitwa Kinyosi Melody. Witwa Kinyosi Melody niryo zina bamembye n'aha ngaha. ngo ninde? Kinyusi Melody. Kinyusi Melody. kubera iki bakwise Kinyusi Melody? Nyine nigaga ku ishuri yari Karama, nkajya nambaye inkweto ya papa, ahita banyimba iryo zina nyine. Ndakubyina rero. Ndakubyina. Nakunda kubasetsa ku ishuri nambaye n'inkweto za danje zinduta, bahita banyimba iryo zina. Hanyuma mu byo dushinzwe no kugenda dufasha abantu, ariko ku birebana no kukubaza ibibazo, hanyuma wagira amahirwe ukabona ubufasha. Hanyuma Kinyusi, ubuse nkawe nk'ubuzima ubayemo, urya ute, wambara ute, ufurira hehe, bimeze biti? Njye mfurira ngaho muri rigora, aho hirya nyine y'amazi asa neza, no kurya nabwo za modoka nyine zaje turazisyagaho, cyangwa abaturage bakaguhikira kukwikorera imizigo nyine ukabona yo kurya. Gusyaga ni iki? Gusyaga ni gutoragura ibirayi ku modoka nyine byaguye, cyangwa ibitobare mukavuga buhoro usuti. Gusyaga ni iki? ni ugutoragura ibitoki nyine byaguye hasi cyangwa ibirayi ku modoka ujya kubigurisha hano nko mu baturage hose. Ubwo kuvuga ngo bitoye urabigurisha? Ubwo nubwo buzima ubayemo, nubwo utungwa nuko wasyaze, niba ari ugusyaga ukagurishwa turayi, hanyuma ukarya, hanyuma ukaza ugataha ngaho ukaryama. urara hano Patrick, hanyuma Patrick, none se ntago ujya unywa n'agatabi se? Itabi ryo narinywa, ariko bakinjyana nahise ndivaho, bakinjyana Nyamagabe nahise ndivaho. Bakujyanye Nyamagabe witurire? Banjyanye banzize urumogi. Nari ngiye kubaza niba Kaganje warakanyweye, none kumbe warakanyweye. Kumbe na Kaganje waragacomaga. Yo, hanyuma bamaze gufunga ugaruka wabiretse? Nahise garuka nabiretse, mvuga ati utazongera kunsubizayo. Kaganje ko karyoha cyane kukaryamisha, uryamye aha ngaha agacomye kari sawara. Ntago urakirengagiza ukavuga ati nari ahantu natazongera kuhajyayo nkapfirayo, bitewe n'uburyo hari habi. Hanyuma Patrick, birumvikana ko kurya kwawe ntibyoroshye. Imyambaro ni iyi ngiyi ufite yonyine? Imyambaro nyine hari igihe ngenda nkajya nk'ahantu ngaca ku gipangu umujyaneza agahita nkubita ipantaro cyangwa umupira, nkahita nza nkaba ari byo mpinduranya n'ibyo byose, n'imyenda yose mureba hano yose ndumva bitoroshye, ubuzima ni hatari, ariko Imana yacu ishobora byose, kandi Imana ihindura ubuzima bw'umuntu, amateka yose agahinduka. Humura, Imana irakuzi kandi izi ubuzima bwawe, naho uryamira hazi. Mbega Imana ibiza ubuzima bw'umuntu ari we wese, akaba ari nayo mpamvu navuga ngo tugeze aha ngaha. Ukimara kuza nta muntu wigeze akubwira aho papa wawe yagiye? Nta na nimero ya telefone yari? Mana yanjye, papa wanyu ntabwo muzi iherezo rye? None wenda kugira ngo dusoze ikiganiro cyacu, nkawe uri aha ngaha, urimva wifuza iki?
wumva wifuza iki cyaza ku mwanya wa mbere? jewe wamfasha yahita nkodeshereza inzu akanyishyura n'umwanya wari mu muhanda y'igare akangura n'igare nkishakira nanjye ubuzima. ni ukuvuga ngo urifuza Aho kuba. kugira ngo ubuzima buhinduke nuko umuntu yagukodeshereza inzu yo kubamo hanyuma akakugurira igare ubwo igare ryagutunga. igare ryagutunga kuko abaritunze hano ku muhanda ni benshi. ku buryo wajya wambara ukaguramo ipantaro ukaguramo ukabona ibyo kurya ejo ukazubaka inzu yawe ukaba wanarongora. sha ntabwo ibyo byabura rwose kuko ujya ubika desa ku munsi mu myaka nk'itatu ni amafaranga menshi. urumva icyo ari cyo gisubizo rwose. umuntu yagufasha ibyo mwamfasha byo ni byinshi ariko ngewe imvuzi ikiri hafi numva kibangutse. Okay. ntabwo Yeah. wumva wakwifuza nko gusubira mu ishuri? mu ishuri njye mba mbona nararenze urugero. ubona imyaka yararenze ukeneye gushaka amafaranga hanyuma ukabaho. uzi gusoma no kwandika ariko gusoma no kwandika urabizi? aha ubwo se ntiwakwiga nk'ishuri ry'imyuga? ntagiga imbarikishijemo ntagiga. nk'iy'uwuhe mwuga wakwiga? nahita niga njyewe nko gukora amashanyarazi cyangwa gukanika. gukora amashanyarazi cyangwa gukanika no gusuka. mwebwe badukurikiye ngira ngo murabyumva kandi iki ngiki ni Imana yaduhamagariye no kugira ngo dufashanye kubera ko ubuzima bw'umuntu mu isi ni gatebe gatoki burabindagurika. hari igihe ubaho neza uyu munsi ejo ukabaho nabi ariko Bibiliya igiye ivuga yuko Yesu niko yaravuze ngo urugero mugiriramo abandi namwe nirwo muzagererwamo kandi aravuga ngo mutange namwe muzahabwa. hanyuma rero tuba twasuye uyu mwene data murabona ko arababaye ari mu buzima bugoye ariko hamwe n'abantu kuko buryo ubutunzi ni abantu bifite abantu ubaho neza. akaba ariyo mpamvu twavuga ngo ufite ikintu wafasha uyu mwene data ukaba ufite ubushobozi si menshi ngira ngo murabyumvishe we ikintu yifuza ati ngewe mbonye ahantu mba nkabona umuntu nibuza nkabona inzu yo kuraramo nkaryama nkabona uburiri ubundi nkabona igare ryamfasha gushaka ubuzima ejo natera imbere kandi ubuzima bukagenda neza. ntabwo ari ibintu bikomeye akaba ariyo mpamvu nk'umuntu ufite umutima w'ubugwaneza ukijijwe wubaha Imana twafasha uyu mwene data kugira ngo nawe ubuzima buhinduke kandi Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo abera bakora izahora yibuka umuntu wese uzatera inkunga uyu mwene data. ndibwira rero twasoza reka tubabwire ngo murakoze cyane hanyuma dukeneye ubufasha bwanyu kugira ngo dukomeze kwagura ubwami bw'Imana haba mu ruhande rw'umwuka ndetse no mu ruhande rw'umubiri byose bigendane. amahoro y'Imana akomeze kubana na buri wese. Shalom shalom.